kandi nicyo dukeneye kuko abatwanga bo ntibabitubwira barabitwereka. Niba abatwanga babitwereka abadukunda ntibabitwereke bo bakabitubwira, urumva turacyari mu cyuho. Ni ukuvuga ngo niba umuntu nyanga yanyeretse ko anyanga, ikintu nkundira Imana igizana ibikoresho iyo ije gukora igitangaza iwacu, ahubwo ikoresha ibikoresho ihasanze. Arasenga avuga ngo Mana barebe, burya ni vino idahari. Ugasanga umuntu aho kugira ngo asenge abwira Imana ngo nshoboza, arajya kubwira Imana ngo sohoza ibyo wasezeranye nanjye. Ni vino iri kubura. Ubundi umuntu ufite vino nshya ya Kristo Yesu. Ijwi ry'umukanguzi. Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Nta handi muri ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Kubwira abantu ko ari beza, kubwira abantu ko tubakunda, kubwira abantu ko tubashimira. Nyuma yo kurira tukabona abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza bagiye babwirwa, twaravuze ngo niki twakora. Mureke tubwire abantu ko ari beza kandi bakiriho, tubashimire, tubabwire ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Murabizi rero n'ibisanzwe kuri Mubwire TV dukora ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi ntago turi twenyine, twagiriwe umugisha n'Imana, turi kumwe n'umutumirwa mwiza abantu benshi bakunda cyane. Mbere yuko mvuga ibintu byinshi, reka tubanze tumuhe ikaze abibwire anabasuhuze. Amen. Amen. Kuri Mubwire TV ndabasuhuje, nimugire amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Nge nitwa Aniseti Niyomugabo ku bantu tutaziranye, ariko hari n'abantu dusanzwe tubana ku Ijwi ry'Umukanguzi, ni shene tunyuzaho ubutumwa bwiza. Ndabasuhuje, ihumure n'amahoro bituruka mu rukundo rw'Imana bibe kuri mwe no kuri twe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Bantu bo kuri Mubwire TV twagenderewe, twagize umugisha. Amen. Twagira umugisha udasanzwe n'Imana, cyane cyane duhereye kuri ngewe. Nandi kuvuga ngo iki kiganiro kubera ibyishimo mfite, kubera umunezero mfite wo kwakira Aniseti. Aniseti kuri Mubwire TV murabizi tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko tubashimira. Ni muri urwo rwego namwe twababonye twifuza ko twababwira ko tubakunda. Amen. Kandi tubashimira cyane umurimo mwiza mukora, umurimo w'Imana mukora kandi mukawukora neza. Amen. Ni muri urwo rwego rero naravuze ngo reka nzashaka Aniseti mugenderere nawe mubwire ko kuri Mubwire tubwira abantu ibyiza byabo, ndetse bagihari natwe tukibasha kubivuga. Ndavuga rero reka nzabashake, ndanabashimira mbere ya byose ko mwamaye uyu mwanya. Natwe ni umugisha kuri twe. Amen. Umva Imana ibaha umugisha, ngewe ndishimye ndanezerewe. Aniseti ku rwanjye ruhande ndabakunda cyane. Amen. Cyane ariko cyane n'umuryango wanjye turabakunda. Amen. Umunsi wa mbere mbere ko dusangiye ikiganiro kamaze mbabwire, mbere ko umunsi wa mbere nakuvugishije mukampa ikaze, mukanyitaba, mukanyakira neza, narishimye. Inshuti zanjye zose narabyinnye ndazitelefone. Nkajya mbahamagara nkaga ngo muzi ikintu cyabaye, muzi umuntu twavuganye na Aniseti. Amen. Umugabo wanjye kwera ukuntu nawe gukunda, we namubwiye nti nabonye Aniseti tuzabona, namubwira ngo ibyo nzabyemera nabibonye. Rero mbere ya byose ndashima Imana cyane, Imana cyane ko Imana yamuje namwe. Amen. Kandi ikamuza n'abantu b'umumaro, abantu b'umugisha, abantu b'ingenzi ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Hari abantu rero kuri Mubwire TV wenda nkuko twari tubivuze mbereho, hari abantu bashobora kuba batazi wenda muvuga gutya Aniseti ni muntu ki muri makeya, cyangwa se udukore ku buhamya gatoya kugira ngo usogongeze abantu kuri Mubwire TV nabo babashe kumenya uwo muntu Sylvie yishimiye, uwo muntu Sylvie akunda n'umuryango we. Aniseti ni muntu ki muri make? Murakoze. Iyo uvuze ku buhamya umuntu abura aho ahera, ko kubura aho mpera siko ndi munini cyane ku buhamya bwanjye nabuvuga none aha bugahita bushira. Ariko Aniseti ni umuntu ufite urufatiro kuri Kristo, hanyuma wahamagawe n'Imana ingirira icyizere cyinshi, atari uko ndi uwo kwizerwa, ahubwo yarampinduye. Maze guhindurwa n'Imana nizeye Kristo, aranyizera arantuma. Hanyuma kuntuma rero yantumye kubwira abantu ibyanditswe byera, hanyuma bifite urufatiro ku kuza kwa Kristo n'ubucunguzi bwa Kristo. Mu ncamake sinzi ngo ubuhamya bwa Aniseti bwahera he, ariko icyo nashingiraho ibyo ari byo byose Sylvie niho yambonye, nta nubwo ari ugushidikanya, ni mu nzira z'ubutumwa bwiza. Rero umurimo nkora n'ivugabutumwa, hambere nabanje kuba ntizera nk'ibisanzwe nk'uko umuntu w'umubiri aba ateye, ariko nyuma
nza guhura na Mesiya. Hari umuririmbyi wavuze ngo guhura na Mesiya si ibisanzwe. Niyo mpamvu nkoresheje iryo jambo. Mbere byari ibisanzwe ko umuntu w'umubiri akora iby'umubiri, umubi arakosa, agira ati ariko ngirirwa icyizere kubw'urukundo rwinshi rwa Kristo ndahamagarwa, hanyuma mpinduka umubwirizabutumwa kubw'isezerano ryera rya Kristo. Ntekereza ko ari aho twahuriye, ahubwo sinzi ubuhamya Sylvie ashaka kuvuga cyangwa he. Numva nsamarayizinza n'iseti n'uwo ni umupapa ubyaye gatatu, bafite abana 4, na madamu Aniseti ni umubwirizabutumwa usengera mu itorero rya ADPR kuri paruwasi ya Remera. Hanyuma ni umubwirizabutumwa ufite shene yitwa Ijwi ry'Umukanguzi. Aniseti mu buzima busanzwe ni umuntu ukunda abantu. Yesu abaho umugisha. Amen. Namwese abaho umugisha. Amen. Icyo navugaga, ubuhamya bwo wa mugani ni burebure, kuko hari ukuntu Imana yagutoranyije igukura no mu idini rya Isilamu, hanyuma ikugira umukristo. Amen. Kubera rero ukuntu ngiyewe nzi ko biba bigoye, Imana imbabarire mba mbona abantu b'Abasilamu mbafata wenda nk'abantu b'intagondwa cyangwa bakomeye ku myemerere yabo n'imyizerere yabo. Ese byagenze gute kugira ngo izo mbaraga Imana ihagukure ikugeze aho ugeze ubu? Isilamu abantu bayifata bitandukanye n'uko iri, kandi guhamagara kw'Imana nta muntu ujya unanira Imana. Ntekereza ko nta muntu wari ugoye guhamagarwa nka Pawulo. Yego. Niba Pawulo yarahamagawe akitaba umuhamagaro, ntaza kuvuga kwitaba Imana abantu bakagira ngo ni ugupfa. Ubundi ubusanzwe gupfa si no kwitaba Imana, gupfa ni ukwimurwa, kuko abagiye bose ntibaba bitabye Imana. Hari n'igihe baba bagiye no mu buruhukiro bubi bwa Satani, sinzi niba ari ukuruhuka niba ari ukuruha. Ariko abamizirima komuteri si ukuvuga ngo ni intagondwa mu bundi buryo, ahubwo bakomeye ku ihame. Kandi nibyo ni ubudasa bwabo, ndanabikunda. Hanyuma Imana yihamagaye umuntu igukeneye, ifite uburyo igira umutima w'ubugwaneza ku buryo uryoherwa n'ijwi ryayo. Yego. Nabayeho ndi umumizirima, nza kwakira agakiza mu buryo bw'igitangaza. Sinzi aho ndi buze guhera, ariko njyewe ubwanjye ntabwo navuga ngo bigora Imana. Kubyiyumvisha nk'umuntu biba bisa n'ibigoye, ariko nta muntu n'umwe ugira ibiro byinshi ku buryo ataterurwa n'Imana. Imana iraguterura kandi ikagutereka aho ishaka ko uba uri. Yego. Nabaye mu bamizirima, ngira umugisha niga mu bigo by'abamizirima Palestina, Gaza Strip. Hanyuma nza kwakira agakiza binyuze mu nzozi. Yego. Nararyamye ndarota, hari icyo twitaga hadhiro cyangwa umuhazara. Umuhazara ni icyo twita ibiganiro mpaka. Twagiranaga nabo tudahuje ukwizera, ariko tugendereye kubahindura kugira ngo bizere nk'uko twizera. Ubundi iyo tasika buri mu mizirima arayigira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo umenye aya imwe. Aya ni nko kuvuga ikimenyetso cyangwa umurongo, ukawufashisha undi, uba ubonye umunyago. Rero nicyo cyatumaga ku mitima, cyangwa gituma ku mitima y'abantu bari muri Isilamu bagira ishyaka ryo kubwiriza bagendereye kuri bya byanditswe biri muri Quran. Hanyuma bakagira ibiganiro rero bacarenjingamo abo badahuje ukwizera. Rero ndota narose meze nkaho ndi muri icyo kiganiro. Nari muri Kenya ahantu bita Nakuru, nari mu rugendo n'ubundi rwateguraga ingendo twakoraga. Hanyuma ndaryama ndarota, ndota marayika nsanze aho narindi, arambyutsa. Anyambukana umugezi nabonaga munini, njya mu ishyamba rigari ryari ririmo ibiti byiza byeze imbuto. Hanyuma amaguru yanjye ayakandagiza ku ibuye ku rutare nabonaga. Ndangije ndamureba nejejwe na bya biti, ndamubaza ngo hano nihe. Arambwira ngo ni muri Edeni. Edeni hari abantu bazi uko mu bamizirima bayifata. Hari n'ijambo muri Bibiliya rivugwamo tutemeraga muri Isilamu, rivuga ngo Imana imaze kuremera ruhuka. Ababizi neza Abasilamu bazi ko Imana itaruha. Yego. Twari dufite rero ibyo tutemera muri Edeni, bitewe n'icyo Edeni ishushanya n'icyo isobanuye. na Adamu imyitwarire, si uko Adamu na Edeni tutabyemera, ariko tutabyemeraga.
hari ibyo tutemeraga abakristo bemera. yego Hanyuma ambwiye ngo ni muri Edeni, ndamubwira ngo igiti cy'ubugingo kirihe, arambwira ngo ubugingo ntibuba mu giti, ubugingo buri mu bizera Kristo. amen Ako gatoya nitse, niba ambwiye ngo ubugingo buri muri Kristo, ari kuvugana na Abdulkarimu, biravuze ngo niba ubugingo buri mu bizera, njyewe utarizera ntabwo mfite. ntabwo ufite Tayari ya kamere yanjye yahise ijya impaka. Ndambwira no gushaka kuvuga ko ntazagera mu ijuru nkora ibi, mubwira ibikorwa dukora, mubwira ishyaka nagize, mubwira ibigwi nyine by'umuntu nk'uko twivuga mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko nta muntu w'igitangaza wakibwira Imana ku buryo yemeza. yego Ntago bibaho. Ibyo twakoze byose twabikoreshejwe nayo, ntabwo ari ibigwi mu maso y'Imana. Cyokora byaba ibigwi ku bantu batarakora nk'uko twakoreshejwe, tukabasabira ngo Imana ibashoboze, ariko ibyo twashobojwe n'Imana si igitangaza ku Mana kuko niyo yadukoreshaga. Hanyuma arambwira ngo uretse no kubona ubugingo n'ibyo nari mvuze byose, arambwira ngo uri ubwoko butazwi n'Imana. Ntabwo nagize amatsiko yo kumenya uko namenywa n'Imana, ahubwo umutima wanjye wababajwe nuko ari kumbwira ibitandukanye. Mu cyitwa asira hari icyo twigaga cyitwa imibereho y'intumwa, imikorere y'umwuka n'ibindi binyabuzima. Rero hari aho bigera muri Isilamu tukavuga amajini matagatifu cyangwa amajini yanduye. Iyo tuvuga jini abantu bumva abadayimoni, ariko hoye ni ibiremwa by'umwuka byose burya byitwa jini. Ibiremwa by'umwuka byose, just ibintu bibayeho mu buryo bw'umwuka byose ni jini. Ayo majini rero iyo tuvuze ngo ni amatagatifu, ntimugire ngo amajini ni amadayimoni baba bavuze, ubwo baba bavuze abamarayika banduye cyangwa abejejwe. Nahise rero mu mutwe wanjye nahise numva ko ari marayika wanduye, ndi kuganira nawe ntangira kuburana nawe, amera nk'unsize ava iburyo bwanjye ajya ibumoso. Urwo rugendo yakoze rutafashe nibura na Dior cyangwa Itsierse, nkoresha icyo ako kantu niko kumvikana. Aho yateye intambwe umuyaga mwinshi waraje, hanyuma mbona urwobo runini. Umuyaga mwinshi waraje wikora nka serwakiri, uyu muyaga twita gashyururu, urikara guca umworera imbere yanjye. Umworera rero wacitse, nawurebyemo mbonamwo abantu, mbonamwo umuriro ariko udafite urumuri. Umuriro nabonye umeze, sinzi abantu niba bazi icyo bita agatadowa, iyo kari kwaka ubona igicucucucu cy'urumuri. Sinzi iriya fenomene nyine uburyo bibaho, ku buryo urumuri rugira igicucucucu kandi ari urumuri. Agatadowa wa mwotsi wako ugira igicucucucu, niko n'umuriro wa Gehinomu waka, ntabwo umurika kuko nta mucyo uhari. Ni igicucucucu ariko gifite umuriro utwika ku buryo abonaga bavuzaga induru bataka baboroga. Ndamubwira nti mfata ntagwa mwa runo rwobo. Arambwira ngo utarakira Kristo umwami n'umukiza, iyo ntambara ureba bari muri urwo rwobo barwana, uzayirwana iteka ryose, ntuzigera uyitsinda. Ndamubwira nti nemeye ko Kristo ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nkura hano unkiza aya moshya. Niko nakiriye Kristo. Hanyuma ibindi ubundi hinduka umubwirizabutumwa kuva none aha kugera iteka ryose. Rero Kristo anyizeye, aka kantu mbisegureho, ntabwo nakijijwe mpunga umuriro. Uyu munsi ntabwo ndi impunzi mu gakiza. Njyewe ndi umukristo kuko nizera, ntabwo ndi umukristo kuko nahunze. Nizera Kristo, ntabwo ndi gutinya ibyago n'amakuba bizaba ku iherezo. Oya, ahubwo ndi kumwe na Kristo kuko nemera ibyo yakoze kandi nkaba mwizera. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma rero umaze kuduha kuri ubwo buhamya butoya, gize amatsiko ndavuga ngo ese umaze koko bimaze kugenda gutyo, umaze kwemera Kristo, wamenye ryari ko ufite uyu muhamagaro w'ivugabutumwa? Umuhamagaro w'ivugabutumwa, ubundi iyo Imana iguhamagaye, iguhamagara udashoboye ikagushoboza. Nkimara guhamagarwa nahise ngira inyota yo gushaka abantu dusangiye kwizera. Ninza kubivuga nta muntu ndi bwisegureho, hari imirimo imwe n'imwe njya nirefera kuri Muhammad intumwa y'Imana. Njye ndacyemera ko ari intumwa y'Imana kubw'impamvu zanjye bwite, kandi niko mbyemera nyine. Nawe amaze guhishurirwa umunsi wa mbere w'ubutumwa bwe, yavuye aho yari aravuga ngo reka njye i Madina kureba abanyamediyane, kureba abakristo bariyo, bampa inzira
cyangwa bambwira amakuru yo muri uru rugendo kuko bo barubanjemo. Nanjye rero nahise ngira inyota, naravuze ntubwo Muhammad yabikoze reka nanjye mbikore, ndeba abo dusangiye kwizera tuganire nabo. Rero nahise nshaka buryo ki nyuma y'iminsi ko nakiriye agakiza ari mu kwezi kwa karindwi mu mwaka runaka, ariko kugira ngo nzageraho mbona abakristo byamfashe urugendo runini, mpura nabo n'abizera, nza kugira ibyago ntibanyerera imbuto, ntangira kwibaza ngo bo nkwiriye kubana nabo ni bande. Icyo gihe bidashobotse naje guhura na mwene data Marcel, niwe twicaranye abatari kuri kamera ntibamubona ariko abazi ijwi ry'umukanguzi baramuzi, niwe wantwaye mu cyumba cy'amasengesho, antwara ari ku itariki 26 z'ukwa 12 je pense ko ari 2008. Icyo gihe rero 26 nagize ibihe byiza, mbana n'Imana mu materaniro 27 mbatizwa mu mwuka wera. Nagiye uwo munsi uretse ko nari maze iminsi mu rugendo, navuga niba ari uruzerero niba rwari training y'Imana, ibyo ari byo byose ko Imana yabanje kunyereka ko abo twita abakristo bashobora kuturwanya cyangwa bashobora kutubera ibisitaza. Hanyuma maze kuzura umwuka, ko navuze mu rurimi rw'umwuka kuri 27, siho navuze ururimi rw'umwuka, ariko nibwo nujujwe umwuka ntarahabwa ururimi rw'umwuka. Uwo munsi rero ndanahanura, birashoboka ndahanura, noneho numva nkunze cyane Imana ingiriye icyizere, nkamenya uburyohe bw'umwuka wera. Nimvuga kuzuzwa umwuka wera nyine ubwo mbivuze mu kinyarwanda cyumvwa na bose, nibwo imbaraga y'ubuhanuzi yangezeho, numva nanjye hari ibyo ndi kumva, mbona hari ibyo ndi kubona mu isi y'umwuka kandi ndabibabwira nti ndabibonye ibi. Numva Imana irambwiye, ndangije ndavuga ni Imana kubana nayo ntibigira uko bisa. Njyewe n'ibyo nagumye gusenga rero Imana intera inyota yo gusoma Bibiliya, ijambo rimfashije nkumva naribwira abandi. Nubwo numvishije mfite inyota yo kubwiriza ubutumwa, ariko ngarutse aho ntarava aho nahamagariwe, naje guhura n'uwari utuyoboye, sindibuze kumuvuga kubw'impamvu z'uburenganzira bwe, mubwira ibyabaye, arangije arambwira ngo Imana iraguhamagaye uyikorere mu bundi buryo, please. Ni umumizirima, niwe wari utuyoboye ku rwego rukomeye, jusqu'à présent ni umumizirima, ariko arambwira ngo iraguhamagaye muri ubwo buryo. Hari abantu bajya bafata abayisilamu mu bundi buryo, ariko abo wabonye b'intagondwa ntubitirire icyo, kuko hari abahezanguni nibyo, ariko bose siko bari. Hari abantu bafite umutima w'Imana, mbifurije agakiza ko muri Kristo kazaza gukonkiriwa uwo mutima w'Imana muri bo, kugira ngo umusaruro w'igiti cy'ubugingo uzaboneke kuri bo. Hanyuma aho rero nari ndi kumwe nawe, narahavuye mpava bitabaye neza, nubwo yarambwiye neza, mpava bibaye intonganya n'iki n'intambara, ariko Imana ibinkiza gutyo, ubwo buhamya bwo ndi kubutaruka. Hanyuma ariko numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo ndaguhamagaye ndi Uwiteka Imana yawe kugira ngo ngukoreshe. Juste urumva, njyewe igihe nakoreye Imana si cyo gihe Imana yamboneye nk'umukozi, na mbere ntayikorera yambonaga nk'umukozi izakoresha. Rero umuhamagaro wanjye w'ubutumwa watangiye maze kwakira imbaraga y'umwuka, ndi kumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana, nkumva nshaka kububwira abandi. Natangiye rero mbwiriza abantu bake, kugera ku itorero ntibyari bikunze. Hari uburyo amadini ajya afungamo ubutumwa ngo nturabatizwa, twigira mu byumba by'amasengesho mu maminisiteri, dutangira kubwiriza. Wari uhayoboye n'umupapa witwa Papa Salima, aduha umwanya, akampa kuyobora, akampa kubwiriza. Ntangira kwisanga noneho nagiye no kubwiriza igiterane kinini, nisanga nageze kuri radiyo, nisanga ndaho, kugera ubwo aniseta ari uku. Ubwo nisanze aho handi, mbyuka numva hari igihe ndi bwisange mu ijoro, nkaryama numva ndi bwisange mu ijoro. Iyo Imana iguteze intambwe kandi urugendo rwawe nayo rugikomeje, uba wumva n'ubundi uzagera ku cyo yavuze. Amen. Muri urwo rugendo rero rw'ivugabutumwa, natwe niho twakumenyeye. Nanjye Sylvie ukuyeho Mubwire TV, njyewe ubwanjye niho twakumenyeye, uri kubwiriza ubutumwa bwiza mu matorero atandukanye, ku ijwi ry'umukanguzi. Twe dukunda ijwi ry'umukanguzi cyane, turarikurikira. Hanyuma rero ikintu nk'uko navuze ngo iyi cano twebwe tubwira abantu ibyiza byabo
bagihari. Twaravuze ngo ntabwo tuzigera, abantu benshi bakunda kuvuga ibyiza by'umuntu ari uko atakiri muri ubu buzima, ugasanga turabyigana turwanira mikrofone, umuntu ntakiriho, yangiriye neza, uyu muntu yaramfashije, uyu muntu yari umuvugabutumwa mwiza, tukamushyira kuri stati, kandi uwo muntu ataragize amahirwe yo kumva ko hari abantu bamukunda, kumva ko ibyo akora abikora neza, hari abantu bigera ku mutima, cyangwa hari abantu byimura ahantu bari bikabageza ahandi. Ni muri urwo rwego rero navuze ngo Anicet tugomba kuzamushaka tukamugeraho, nawe tukamubwira ngo ibyo akora abikora neza. Uri umuvugabutumwa mwiza, uri mu bavugabutumwa harimo bamwe muri iyi minsi bashishikajwe no gukundisha abantu isi. Inyigisho zihari ni izo gukunda isi kuruta gukunda mu gihugu turi kwerekezamo, mu gihugu tujyamo. Nk'abakristo turabizi ko hano atari iwacu, turabizi ko ari aho turi guharanirwa kugenda. Rero hari inyigisho nyinshi zo gukunda isi, zo gukundisha abantu isi, zo gukunda ubuzima ko buryoshye. Uyu munsi tugiye Dubai, tugiye Amerika, tugiye Canada, tubonye amamodoka, tubonye amafaranga, ducakiye bizinesi, mbese ibitangaza ibintu twagiye ibintu ugasanga ni ibyo gukunda iyi si. Noneho rero ngiye nakurikira inyigisho avuga ko uyu muvugabutumwa nyine afite, uradukundisha nyine igihugu, uradukundisha igihugu turi kujyamo, uratwereka ko hano nyine nubwo tuhari turabimukira. Naravuze se nagize umugisha wo kubabona, nagize umugisha wo kugera aho muri. Ni iki kibatera ko turi mu bihe, ngewe uko mbibona nyine ari ibihe bigoye cyangwa bikomeye. Abantu benshi twemera twabonaga nk'abakozi b'Imana, twakuze tureba wa mugani twigira ku birenge byabo, usanga bose barahinduye nk'umurongo, nabo bari muri izi nyigisho. Mwebwe ni iki kibatera imbaraga, ni iki kibatera gukomeza? Ese namwe ibi bihe turimo byo gukunda isi no nyigisho zikunda isi, namwe murabibona cyangwa ni twe gusa? Biragaragara, ariko njyewe njya mvuga ko rimwe na rimwe iyo umuntu atinze akorera ahantu bimera nko gutinda imbere ya miro. Iyo uri imbere ya miruwari, akantu kose kakuriho miruwari irakagarura, ukakareba ukakabona. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atinze avuga, nawe ugatinda umwumva, ugeraho ukazumva ibirimo indani. Hari igihe dutangira dufite ibintu inyuma, tukagenda dutwikurura fendofe, tukazagera ku kiri ku mutima nyirizina. Hari ikintu namenye, iwabo w'umuntu ntabwo ari aho yiriwe, iwabo w'umuntu n'aho ataha. Twebwe turi abagenzi. Niba umuntu ari umugenzi, si ngombwa ngo twanduranye aho tunyuze kugira ngo twerekane ubwiza bw'aho tujya, ariko kandi nabwo si na byiza ngo dutinde aho tunyura, kandi ko we are transit. Niba turi transit, ntago umuntu, hari ikintu Imana yabwiye Abisirayeli muri Egiputa, yarababwiye ngo ntimuteke izo nyama, ahubwo muzotse. Kotsa byari bisobanuye iki? Biravuze ngo mwebwe muri abagenzi, umuntu uteka abatinda hari burire, ariko umuntu wokeje abagira ngo bishye vuba akomeza urugendo. Natwe rero niko turi inaha, tugomba gusiganirwaho umukiza azava. Niko Pawulo yavuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru. Gute niba Anicet nshobora kuganira n'umuntu akambwira iwabo, gute njyewe ntamubwira iwacu? Isi kwirirwa nyivuga paneseseri ko abayirimo barayibona, ahubwo hari ahandi batareba. Nyamara ubugingo bw'abizera bubitse, nituvuga hamwe batabona, twebwe tubona. Ijuru turaribona, Sylvie, ijuru riragaragara, ririho, ntihagire n'umuntu uzarishakira kure cyangwa mu yindi sanzure. Nge nizumenye bw'isanzure n'iza astronomy, mwe kwishakira mu yindi mibumbe itaboneka. Ijuru riri mu mitima y'abantu bafite ubugingo mu mibiri yabo. Dufite ijuru, ubwami bw'Imana buri muri twe. Amen. Kuko aho umwami atuye niho hitwa ibwami. Niba rero twarakire Kristo umwami n'umukiza, dufite ijuru. Icyo Imana izakora ni ukuzimya iki gihe kiriho kigaragaza umuntu w'umubiri, hanyuma umuntu w'umwuka nawe akaba presentable ku buryo tumugaragaza akaboneka. Rero nta mpamvu yo kwirirwa mbwira umuntu isi niyo arimo. Twebwe duhamagare kubwira abantu ubutumwa bwiza bubiteguza kandi bw'amahoro, bumuhuza na Kristo, kandi Kristo ni umwami. Nta mpamvu yo guceceka ibwami rero kandi dutunzwe naho. Ntabwo bibaho.
kuvuga rero ngo inyigisho turazibonana, hari inyigisho z'isi nanjye nemera Sylvie, mumbabarire sinze kubacarenginga icyo mwankundiye mutaza kucyanga, ko nemera iterambere ry'abizera mu isi, ndaryemera, ariko sinemera ngo duheranwe naryo, ntabwo ari byo, kandi ibigwi byacu ntabwo ari byo twagezeho, ibigwi by'abizera ni ibyo twagejeje ku bandi. Hanyuma rero dufite iminyago, wenda nsoza kuri icyo mumbajije, nasomye ijambo muri Bibiliya rirambwira ngo iyo umuntu akiranutse ntacyo ahaye Imana, niyo akiraniwe ngo ntacyo ayinyaze, ngo ibyo bigize icyo bimariye umuntu nkatwe, ku Mana ntacyo biyimariye. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ibyo twagezeho byose, amazu meza, bimwe tw'isi, kuba mu mugabane mwiza, mu gihugu cyiza, ukagira imodokari nziza, twarangiza tukabirata mu nzira y'ubutumwa bwiza, bimeze nk'umwana ufata bombo akayiratira nyina wayimuguriye. Nyina wayiguze cyangwa se wayiguze arabibona neza ko ari bukanyungute kagashira, kuko tuzi iherezo rya bombo. Imana nayo izi iherezo ry'ibyo turimo nona, izi iherezo ry'imodokari, izi iherezo ry'inzu, izi iherezo ry'abami. Muri Yesaya hari ijambo ryanteye ubwoba, ibyo ari byo byose n'uwari upfuye, Yesaya yavuze ngo nagera ikuzimu bazamubwira ngo nawe ubaye umunyantege nkeya nkatwe, ngo uje kwisasira inyo no kuziyorosa. Bivuze ngo iherezo ry'abakomeye si ugukomera, munyumve neza, iherezo ry'abakomeye si ugukomera, n'iherezo ry'ibyiza dufite mu isi si ibyiza, ni bibi, kuko nta muntu n'umwe tuzashyingurana nabyo. Sizi niba papa atabaruka ubwashize, sinzi abantu bakurikiye ibiganiro byo, uretse ko ni ihame rihoraho, iyo batabariza papa bamushyingura, hari ijambo bavuga bari kururutsa umubiri we, baravuga ngo uku niko icyubahiro cyo mu isi kirangira. Kuri papa, kuri nyir'ubutungane, uku niko icyubahiro cyo mu isi kirangira. Noneho twebwe abakristo uburyo dushyingura turavuga ngo itaka muki mu itaka, niko tuvuga. None se niba itaka mu itaka dogiteri, itaka mu itaka profeseri, itaka mu itaka senateri, itaka mu itaka umwami, itaka mu itaka perezida, ntabwo mwabonye ejo bundi perezida wa Irani bamushyingura? Titimagine perezida kumushyira mu kenda runaka bagashyira mu mva, murabizi uburyo bashyingura abamizirima. Ni umuntu wari ufite icyubahiro cy'isumbwe, uhangayikisha isi. Rero niba isi, imbaraga z'isi zirangirana n'umunyembaraga wo muri yo, nta mpamvu zo kubabwira isi. Hari ijuru, hari nyir'ururembo wanesheje ibyo byose twebwe bidutsinda. Yanesheje urupfu, yabaye mu isi, atungisha abantu batanejejwe no gutunga. Sinzi niba ibi bintu byumvikana. Hari abantu yagize abatunzi, arabatungisha, we ntiyishyiraho ibigwi byo gutunga. Niyo mpamvu rero Aniseti nkunda kugenda nk'uko uwantumye agenda. Niba yaraje kutubwira ngo kwa data, akambwira ngo ndagiye, nawe bwiriza, ngomba kubwiriza nk'uko nawe yavuga ari hano. Niba yaravugaga kwa data, nanjye ngomba kuvuga kwa data. Niba yaravugaga mu ijuru, nanjye ndi umubwirizabutumwa wa Kristo, wahamagawe na Kristo, nanjye ngomba kuvuga mu ijuru. Ya mahoro tubwira abantu, na kagakiza tubwira abantu bambaye umubiri, bari mu isi y'umubiri, isi irimo struggle nk'izo duhura nazo, ko dustrugglinga buri munsi, tubabwire ya mahoro, tubifurize na wa mugisha wo mu isi, ariko nta mpamvu yo gukunda aho tutazaguma, kuko dufite iwacu. Imana ibaha umugisha. Namwe Imana ibaha umugisha. Amen. Ikibazo kindi mfite nibaza nkanjye, ndibaza ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, hazaza ibyorezo, tuzumva impuha, inkuru z'intambara, ibyorezo bitandukanye. Nkibaza ese nagize umugisha wo guhura n'umuvugabutumwa kandi ujya ukunda kwigisha ku bijyanye n'iby'iminsi ya nyuma, ndibaza ibi ngibi biri mu bintu nabyo birimo kugaragaza kuza kwa Yesu. Ego ubundi intambara y'abisi igendereye kwica abo abisi badashaka, ariko mu buryo bwacu bw'abizera ibifite intego itandukanye n'iyo bene gukora intambara bo bafite. Twebwe iba ari ikimenyetso kuri twe.
ntabwo bivuze ngo icyo kimenyetso kiremwa n'Imana, oya, ibintu bikozwe n'abantu bitwereka ikimenyetso cyo kuza kwa Kristo, ko yaravuze ngo muzumva impuha z'intambara. Impuha z'intambara, hari nk'abantu bari muri Isiraheli badukurikirana, ngira y'inshuti zanjye nyinshi, hariyo n'abantu twiganye misiyoloji ko nayize muri Isiraheli. Hanyuma hari igihe bajya batubwira ngo baharashe bataharashe, twebwe social media tukirirwa tuvuga ku bisasu byaguyeho bitagezeyo. Yego, bagamije iki? bagamije kugira ngo bakure isi umutima. Hanyuma ibihugu bimwe bigakreye intambara, kandi nyamara abadiplomate bo muri byo bagahurira ku meza bakaganira. Ni impuha z'intambara nyine. Abapolitisiye bimvuga barabyumva, abo bita abatekinisiye de guerre, abahanga b'intambara bazitegura, barabizi neza ko ingabo zanjye zishobora kuba ziri guhangana n'izabo, ariko tugahura tugahana amaboko. Ko na Daniyeli yarabihanuye, yaravuze ngo abo bami bombi bazahurira ku meza imwe ariko ntibazaba bumvikana. Urumva, hari abantu bahurira mu manama batumvikana, nibyo Kristo yavuze. Hari ibyorezo by'indwara, burya impamvu y'icyo kimenyetso hari mu nzego 36 cyangwa inzego, amarembo cyangwa imfatiro za Illuminati, cyo bise Third Degree Church of the Satan, ni izidini ya Satani, kandi ubwo mu byumve gutyo niko banabyita. Hari agatsinda ka 6 bita to reduce people, tugabanya abaturage. Ni iki gituma batabashaka? Ntabwo umuntu udashaka umuturage, ntabwo ari umuturage ari kwanga, ari kwanga viziyo y'Imana mu iremwa ry'uwo muntu. Kuko urwanya umuntu wese deja, urumva umuntu aje kugusenyera inzu, aba ashaka nyir'inzu, ntabwo inzu ari yibangamiye. Niba ashaka nyir'inzu, ni igisobanuro cy'uko umuntu uhiga umuntu wese ari guhangana na nyir'umuntu, kandi nyir'umuntu ni Imana. Ibyo byose isi bikora kugira ngo irwanye Imana. Noneho Imana ikavuga ngo muzamenye ko ari ibimenyetso byo kuza kwanjye. Ni iki gitumye ije? Ni uko ari izaca intambara zigashira. None ubwo ziriho zitazamarwa n'abantu, zikaba zizamarwa n'Imana, niyo. Urugero nsoza kuri ako, hari ibyo abakristo batamenya, ntabwo ari uko twijandika mu bya politike. Urugero nk'ejo bundi abantu bo muri Aziya, abakristo bamwe, ntabwo kwa Potine muri Rasha, ntabwo bizihije Noheli nk'iyo twizihiza. Potine yababwiye iby'iriya tariki ya 25 z'ukwa 12, babitangira ukwabyo. Hariyo aba orthodox, Rasha ifite orthodox benshi cyane babizera. Hanyuma batangiye guhishura amabanga Vatikani yari yaraduhishe. Kuko nk'ubu uyu munsi, niba papa ashobora guhagarara, uwo twita nyir'ubutungane, hari abantu bamubeshyera, nawe akabyiyemerera, njye simbyemera, akavuga ngo ni umuyobozi w'abakristo ku isi. Byinse kumubeshyera, nawe akabyibeshyera, kuko ntago atuyobora, ayobora idini ya Katolika. Hanyuma agatinyuka akavuga ngo imbwa nazo zizabona ijuru. Imbwa, dog. Ubwo urumva ikintu ari kuvugira ngo imbwa zizabona ijuru, ari gusegura bamwe bashyingiranwa nazo. Rero ibyo bintu byose bisemboriza kuza kwa Kristo, kuko hari ibintu bakora bendereza Kristo. Nkumva biranarenze. Ibimenyetso byo kuza kwa Kristo birimo amakuba menshi kubizera, ariko ntabwo birimo gucogora. Ntabwo birimo gucogora, kuko Imana izadushoboza. Rero nimwumva ngo igihugu cyateye ikindi, Yesu yarabivuze ngo ishyanga rizatera irindi, ngo muzamenye ko ari cyo gihe cyo kuramukwa kw'itorero. Ubwo ni ukuvuga ngo nyiri itorero nyine atangiye igihe cy'imigendo. Nimvuga imigendo, nkawe umubyeyi urabyumva ko imigendo ibanziriza igise. Ni ukuvuga ngo ibi muri kubona ni imigendo, nubwo bibanziriza igise, ariko byoroshya, kimwe mwita kore, byoroshya uburyo umwana ari buvukemo. Reka dukoresha icyo kinyarwanda. Bituma Imana yugurura amarembo y'itorero ryayo. Bituma Imana iryiyegereza, kuko izadukiza idukuye mu makuba, izayadukuramo adahari. Rero Imana idushoboze, Imana iduhe imbaraga, kandi Imana iduhe ubwenge. Imana iduhe ubwenge cyane bwo gusobanukirwa ndetse no guhishurirwa iby'iminsi n'ibihe. Kuko ntabwo ari umuntu wese wabasha kubisobanukirwa. Dukeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Hanyuma rero tugana ku musozo, twahuye n'umuntu w'Imana, n'umuvugabutumwa
twabasobanuriye Mubwire TV icyo ikora, aba ari bo twebwe ni ukuvuga ibyiza, nta nkuru natwe zaba iracitse, nta byo gusebanya, nta guhanganisha abantu, ahubwo ni ukuvuga ngo tubwire abantu ibyiza bagihari, dushimire abantu, ni mu murongo wo kuvuga ibyiza gusa. Rero kuba twagiriwe umugisha wo guhura namwe, ntago twagenda n'ubu tutagenda amara amasa, ariko ntago twagenda nta jambo mutubwiye cyangwa se ikiri ku mutima. Abantu b'inshuti zanjye kuko nababwiye ko nzaza kureba Aniseti, barambwiye ati subu Aniseti koko uzamuganiriza iki, Aniseti uzamubwira tubwire, ati ngiye Aniseti ntago nakwirirwa negura ikintu nzamubwira ngo atuganirize. Aniseti ni umuntu wuzuye ubwenge bw'Imana, umunota wose arambwira ngo bwira abantu ikintu, ntago uzabura ikintu tubwira abantu bo kuri Mubwire TV. Mbese uratubwira gute? Maze kutubwira ko n'ubundi natwe tugomba kuba maso, turi mu bantu bagomba kwita ku by'ibihe n'iminsi, ariko ugire n'ijambo ry'Imana utugenera kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha kuri Mubwire TV. Kandi reka nanjye mbashimire. Ubundi ubusanzwe ntabwo nkunda umuntu umbwira ko ankunda, ahubwo nkunda umuntu unyereka ko ankunda nk'uko wabinyeretse. Abantu badukunda ni benshi, ariko ababitwereka ni bake. Ntabwo ihumure rituruka mu bantu tubwira ko dukunda, rituruka mu bo tweretse ko dukunda, kandi nicyo dukeneye, kuko abatwanga bo ntibabitubwira, barabitwereka. Niba abatwanga babitwereka, abadukunda ntibabitwereke bo bakabitubwira, urumva turacyari mu cyuho. Ni ukuvuga ngo niba umuntu nyanga yanyeretse ko anyanga, cya gikomere ndagikizwa n'uwanyeretse ko ankunda, ntabwo ngikizwa n'uwabimbwiye, agikizwa n'uwabinyeretse. Rero kuri Mubwire TV Imana ibaha umugisha kwerekana ko mukundana. Yesu abaha umugisha ko tugeze mu minsi social media yabaye inkota yo gukata ibyiringiro by'abantu. Usanga social media, pasiteri yakoze ibi, evangeliste byagenze gutya, urugo rwasenyutse. Kandi si igitangaza ko umuntu wahagaze abwiriza, si igitangaza ko yagwa, ahubwo igitangaza ni abahagaze batamubyutsa. Ntabwo igitangaza ari uwacogoye, twambaye umubiri. Niba Eliya yaracogoye akaryama munsi y'igiti akavuga ngo nipfire, Aniseti ninde? Niba Mose yarabwiye Imana ngo nsiba mu gitabo cy'ubugingo, Aniseti ndinde? Niba Yohana umubatiza abaza Yesu amaze kubatiza akamubwira ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi, ninde utacogora? Ntawe uhari. Rero kwirirwa tuvuga uwacogoye ntabwo ari byo. Kuri Mubwire TV Imana ibaha umugisha. Reka dusome mu ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 2. Mumbwiye ngo mbabwire, ndasamarayizinga. Ni igice cya 2, ni ijambo rivuga ku bukwe bw'Ikana ya Galilaya. Ku munsi wa 3 hacyujijwe ubukwe i Kana ya Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubaza ati aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera, reka nitse hano ngo nta vino bafite, hanyuma tuhaganire dusenge. Iri ni ijambo abahanga batubwira ko aricyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Ndaza ngewe kongeraho ngo nyuma y'umubatizo, kuko na mbere hari ibitangaza Yesu yakoze, buriya no kwicara ku ntebe ya Mesiya akavuga iby'ubwami kandi yari umwana mu rusengero, nabyo cyari igitangaza cyereka abatambyi ko nyiri intebe yaje. Hari n'ibyo Korani ivuga, kandi amateka ya Kristo nayo atwereka ku bantu bazi amateka ye, kuko abakristo tuzi Yesu wavutse, tukamenya Yesu wagize ku munsi wa 8 ajya gukebwa, tukamenya Kristo ugize imyaka 12 wageze i Yerusalemu, ariko kuva kuri 12 ntituzi yabagaho ati. Abakristo ntibabizi. Rero hari ibindi bitangaza byagiye bibamwaho, hari n'imyitwarire yagiye agira. Korani ivuga uburyo yabumbye inyoni akazihumekeramo zikaguruka. Ibyo ni ibitangaza. Rero nyuma y'umubatizo yakoze iki gitangaza, aricyo cya mbere. Reka tugifatireho ku bakristo mu bukwe bw'Ikana ya Galilaya. Ubundi ubukwe bushushanya iki? Ntabwo bushushanya kubana k'umugabo n'umugore, bushushanya guhuza abantu babiri kugira ngo babe ishyanga rimwe, babe ubwoko bumwe. Hanyuma aha Bibiliya ivuga ngo ubukwe ibishushanya kuza kwa Kristo, kuko umukwe harimo inkwano, harimo gukobwa. Umukwe, niba umukwe ni umugabo, umukobwa ni umugore, sibyo? Niba umukobwa ari umugore
arashushanya itorero, umukwe agashushanya Kristo. yego Turi mu itorero rya Kristo. Kuvuga ngo ku munsi wa gatatu, kubera iki batavuze ku munsi wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu kandi iyi minsi yose yari ihari? Uyu munsi wa gatatu urashushanya amasezerano atatu Imana yagiranye n'isi. Hari abantu bazi ngo Imana yaduhaye amasezerano menshi kuko abana bacu baziga, ibyo biri mu migisha Imana ikorera bizera. Noneho ibi tubwira ko izabikora kugira ngo ibituremeshe, yego ibituremesha umutima, dukomere. Uzabona akazi keza, ni ukugira ngo ukomere mu gihe utagafite. Uzatura mu nzu nziza, ni ukugira ngo ukomere mu gihe idahari. Iyo ni imigisha Imana iha abizera. Ariko hakaba n'amasezerano. Isezerano rya mbere Imana yaritanze ari ryo gucungura umuntu. Yaritangiye mu ngobyi ya Edeni, yabwiye inzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazaturuka uzakumena agahanga. Iri kuvuga ubucunguzi bwayo. Isezerano rya kabiri ni Kristo waritanze. Yaravuze ngo nzaboherereza umufasha, ari we Mwuka Wera. Isezerano rya gatatu aravuga ngo kandi nzagaruka mbajyane. Ni ukuvuga ngo isezerano rya mbere ni ugucungurwa, iryo ryarasohoye. Irya kabiri nzabaha Umwuka Wera, uwo mwuka turawufite, twarawuzuye, waratubyaye, uratuyobora, uradukoresha, uwo mwuka uratubashisha, uradushoboza, niwo tuneshesha isi, uwo mwuka uri kumwe natwe. Imana ishimwe. Isezerano rya gatatu ni ukugaruka kwa Kristo, aricyo dutegereje. Nababwiye ngo ndiyitsa ku ijambo kandi ubwo ndanasoje. Rivuga ngo nta vino bafite. Rivuzwe na Mariya wabitegereje arabareba. Ni nkaho yakabwiye Kristo ngo nubwo uje mwabuno bukwe, uzanye abanywi, uzanye abantu bakeneye kunywa kuri vino, ariko nta vino ihari. Reka mbabwire, dukeneye kwicara tukareba mu ngo zacu nk'uko Mariya yarebye mu bukwe ko yari yatumiwe, tukareba niba harimo vino. Vino ni iki? Ntabwo mvuga umuvinyo w'inzoga. Vino, iyi wayini twita, iyi mwita vino, iri mu byiciro bitatu. Hari vino nshya ishushanya amaraso ya Kristo. Ni vino itarimo umusemburo. Ni vino itarengeje umunsi umwe, itaramara amasaha 24. Deja Abisiraheli icyo bita vino nshya igomba kuba itarengeje amasaha 12 bayenze. Hanyuma hakaba vino ishaririye, ni ukuvuga ngo yarengeje ya masaha ariko nta musemburo ifite. Hakaba na vino isembuye, izo neshatu. Vino rero ikora mu muhango wera, ariyo Yesu yanyweye, ni vino nshya. Nibwo yari yenzwe. Ageze mu bukwe asanga amateka yabo, bafata vino nshya bakaziha abantu ngo bazinywe mbere zitaza gusharira. Noneho kuko baziteretse zikagera ubwo zisharira, bagasoza ubukwe basoresheje ibibishye, kuko bateretse nyine kuva ku bushyashya bwa vino amasaha agenda akura, igenda isharira. None Kristo amanukanye n'abigishwa n'abandi bahururiye Yesu bamubonye batizwa, bahageze Mariya arambwira ati nubwo muhagaze nta vino ihari. Yesu aravuga ngo tubigendanyemo dute? Icyo nshaka kuvuga ni iki? Vino nshya ishushanya amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu tujya dufata iriya juice tukayita amaraso ya Kristo, tukayisengera, tukizera ko tunyweye amaraso ya Yesu Kristo. N'iriya vino yari isobanuye amaraso, kuko nicyo gitangaza Yesu yakoze bwa mbere kikaba n'ikimenyetso, noneho ni nacyo kimenyetso yakoze bwa nyuma. Ajya kugenda yafashe igikombe, Bibiliya niko ivuga, aravuga ngo aya ni amaraso yanjye abatangiwe ku bwanyu, mujye mubikora gutya kugira ngo munyibuke. Ariko se nk'uko wabivuze, kuko turebye hari vino ihari, vino nshya. Kwigisha amaraso ya Kristo, abakristo twagize sheke, kwigisha ku Mwuka Wera ari uko hari Pentekote, tukigisha umuzuko wa Kristo ari uko ari Pasika, tukigisha kuvuka kwa Yesu ari uko ari kuri Noheli. Kandi umuzuko wa Kristo ukwiriye guhora muri twe. Umwuka Wera nicyo kiganiro dukwiriye kuganira. Kuvuka k'umukiza ni ibigwi by'abizera kuko yavukiye muri twebwe. Rero icyo nashakaga kuvuga, Yesu yahageze nta vino, ahagera ntayo, n'amakuru arayamenya. Hari igihe abantu babaho bakakaye badaheruka ubuntu bw'Imana, imitima yaraguye umwuma. Bibiliya ikoresha ijambo rivuga ngo yaragwengeye.
abantu badaheruka ubuntu, nta vino nta maraso ya Kristo, ugasanga umuntu ntakigira imbabazi, arasenga avuga ngo Mana barebe, burya ni vino idahari. Ugasanga umuntu aho kugira ngo asenge abwira Imana ngo nshoboza, arajya kubwira Imana ngo sohoza ibyo wasezeranye nanjye. Ni vino iri kubura. Ubundi umuntu ufite vino nshya ya Kristo Yesu. Amen. Ibi twirirwa tuvuga ngo twaryohewe n'isi, of course isi irakuryohera, ariko bingana no kubana na Kristo mwisi. Kuko kubana na Kristo, Pawulo yaravuze ngo natekereje ko ari inyungu. Haleluya. Bituma ibyo nitaga inyungu mbifata nk'igihombo, ndabihomba kubw'ubutunzi bukomeye butagira akagero bwo kuronka Kristo Yesu. Ririya jambo abantu bahindura Bibiliya bazarihindure. N'ubundi bayihindura ntabibasabye, ariko bazarihindure. Pawulo ntakabyita igihombo, kuko sinzi niba utaye ikiro kimwe mu kuboko, usipoza reka dufate icya zahabu, ugatoragura ibiri 100 bya zahabu, ntabwo niyumvisha ko bibaye igihombo, kuko yafashe Kristo atakaje ibidafite umumaro bingana na Kristo. Rero bene data nshuti z'umusaraba, dukwiriye gushaka vino, ubuntu bwa Kristo butugarukemo. Murabizi mu mubiri y'umuntu adafite amaraso agira isereri nyinshi. Muzi abantu dufite isereri ituma umuntu azunga, sibyo? Hakurya hakuno arakandagira ntafate. Ubu dufite abantu batagira vino, badafite amaraso ya Kristo. Ntari muri ADPR, ntaba muri Meto, ntaba muri nta hantu agira, nyine ntari stable. Nta vino, nyine nta maraso. Ariho turamubona, ariko ntari stable. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, sibyo? Noneho ngere kuri Zaburi yaravuze ngo umuntu ukomeza amategeko y'Uwiteka ngo ameze nk'igiti cyatewe. Ubundi igiti iyo cyatewe ntikimuka, ntikigenda, ntigitembera. Ariko kubera ko abantu bafite isereri, umuntu aririrwa mu butayu agasoreza ku mugoroba hirya, kandi ugasanga nta byiringiro agira. Iyo ni isereri ituruka ku kubura amaraso. Mu butayu twajyayo, simbihakanye, mu nsengero twajyayo, ariko se urufatiro rwawe ruri kurinde. Uzi ko umuntu agwa yari umuvugabutumwa nka Niseta aguye, ugasanga ngo nagushije abantu. Ni ukuri uwaguye ntabagushije abahagaze, ahubwo abahagaze bari bafashe kuri we. Kuko iyo igiti cyose cyumye, imbuto zari zigifasheho zirahunguka. Ubu urufatiro rwanyu ni kurinde. Niba ari kuri Kristo, nta muntu wo kutugusha. Ariko Mariya murebye aravuga ati reka nta mugayo. Ukubona bifashe, nyine tekereza abantu bari mu bukwe badafite vino. Sipoza ko bashobora kuba bafite serviette nta keke, urebe uko baba bareba. Bafite imiheha nta fanta. Ubu barareba bati. Abarebye bagutuku bari kureba, nuko nta vino ihari. Uzi ko hari igihe ureba umukirisitu imbeba yonyine unyura hejuru igatuma afata yirindwi yo kwiriza ubusa, ati nyatsi yaranteye, bambwiye ko isobanura imbeba, ngo abarozi turaturanye, kubera iyo yasanze iguye mu marembo nta vino. Abantu barikanga n'ibidafite icyo bimaze. Kandi reka mbabwire, Imana niyo yagukiza umurozi ntizamuguhunza, izamugukiza atuye hafi aho. Ariko guturana ni impamvu yo guhangayika. Ufite vino, Bibiliya yamuvuze ngo iki? Yaravuze ngo umukiranutsi ashira ubwoba. Amen. Ngo ariko umunyabyaha ngo ahunga nta umwirukanye. Abantu bafite ubwoba bw'iki? Mama we, nta vino. Yesu aramureba aravuga ngo barayikeneye, ariko ko igihe kitaragera bigende bite? Mariya aragenda aravuga ngo ntikiragera, ariko nticyarenze. Wenda nsorezaho, ntikiragera ariko ntikiranarenga. Bivuze ngo tugumane na Kristo tugitegereze. Ubwo ahari kitaragera kikaba kitanarenze, kiraza kugera. Muguma. Yesu areba abigishwa bahari, areba abatumirwa, areba abasangwa. Umusangwa muri iki gitabo ashushanya umwisiraheli, umukwe ashushanya Yesu, dore ko mutanazi ari nde wari washyingiwe. Umugeni ashushanya itorero, n'ubundi ntimuzi ngo ninde, ntimuzanamumenya, n'abateologiste ntibamuzi, sibyo? Urwo ni urugero. Hanyuma gutumira Mariya, bagatumira ko bemvise Yesu amanukana n'abigishwa. Ndagira ngo mbabwire ko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana Kristo yabujemo nk'umuntu uje gutanga vino, hanyuma ahinduka umucunguzi wabwo. N'ubundi yaje mu isi nta vino, aza ibitambo byarananiwe, aza ku mugoroba, agera i Goligota saa 9 z'amanywa,
ndabizi neza abantu muzi indangagihe tuba twashyizeho PM y'umugoroba, wari umugoroba yireherezaho ab'isi bose. Haleluya. Aravuga ngo abarushye n'abaremerewe. Yesu niwe riba, niwe soko imara inyota. Umusamariyakazi yaramubwiye ngo yampeho, ntazagaruka hano ukundi, yampe, aho nuka ni kure, inyota iranyishe. Araririmba aravuga ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi, naba ngiye kunywa amazi agakama. Reka mbabwire, twarashoye turahomba, ariko nitwizera nta gihombo. Bene data, hari ahantu vino yagushiranye, ariko mu maboko ya Kristo irahari. Reka mbabwire, vino yashize Yesu atarahagera. Ni ukuri z'abantu benze, izo benze n'amaboko yabo barazinyweye zirashira. Vino wiyengeye irashira, ariko Kristo niwe nyir'ikigega. Mana ushimwe. Ni ukuri amahoro wishakiye mu rugo rwawe, uragerageza ukanezeza umugabo bikanga, uragerageza ukanezeza umugore bikanga, uragerageza ukanezeza umwana bikanga, ariko umunezero wa Kristo nyuma ya vino wenze zikarangira, waradepoje biranga, urakora ntibikunda. Nyuma y'izo vino zose amaboko ya Kristo yenze vino nshya. Oh, haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo nicyo kizatuma ngo kubaha amategeko y'Imana no kugandukira Imana ngo bizatuma imivure yanyu isendera imitobe. Oh, Imana yuzuza imivure yacu. Imitima yacu yongere yuzure. Iyo umuntu afite amaraso make, hari vitamine atakira. Iyo ufite amaraso make ntushyuha, ugira imbeho nyinshi. Ubu dufite abantu batagira ubushyuhe bw'umwuka wera, nta gususuruka, ntako. Hari vitamine bita K, ituma umuntu yinjiza ubushyuhe mu mubiri, ariko kandi ituma umuntu agira imbaraga, ituma amavuta atareka ngo aba amazi. Hari abantu bafite amaraso yabaye amazi yaretse, usanga umuntu wamukomerekeje muri 2 aracyamugirira inzika 2024. Iyo amaraso y'umuntu atavura, akantu kose kagutoboye uravirirana, umuntu akava 2000 avirirana nta mbabazi. Amaraso ataravura nibura ngo afatire hamwe yiyumvemo imbabazi z'Imana, akagenda avirirana. Narakomeretse, pasiteri yarankomerekeje, umuturanyi yarankomerekeje, inshuti zarankomerekeje. Amaraso ntavura kuko ntayahari, nta vino bafite. Niko Mariya yabwiye Yesu, nta vino bafite. Ariko Yesu areba igikenewe, aravuga ngo ubwo ari ntayo, reka nyibahe. Ahamagara abahereza, aravuga ngo nimudahe kuri ariya mazi. Ikintu nkundira Imana, ntigizana ibikoresho yije gukora igitangaza iwacu, ahubwo ikoresha ibikoresho ihasanze kugira ngo akize ubana n'ubumuga bwo kutabona ubumuga ku nzira. Ntagazana kondo, agatora hamwe yicara. Kugira ngo akize umurwayi ku kidendezi Betesida, ntazana andi mazi menshi, amubwira kwikorera uburiri amaze iminsi aryamaho. Reka nkubwire ngo aho uba utabona igisubizo, Kristo hafite ibikoresho yakoresha igisubizo kikahaboneka. Imana ishimwe. Aho ngaho uri, aho uririra burya niho igitwenge kiri. Hirya y'umubabaro hari ibyishimo, kuko hirya yo kubura vino Kristo ayidashye mu ntango, niho ayikuye. Aravuga ngo ngaho nimushyire umusangwa mukuru, agenda anyweho. Uzi gushyira umusangwa mukuru, ibirenge bya Kristo nyine niho byavukiye, yakandagiriye aho ashyira umusangwa mukuru, ariko ntiyayishimye we. Yaravuze ngo kuyishyinguye, ngo kuyishyinguye ngo ukaba ari yo uherukije. Ariko Yesu azi impamvu aherukije iryoshye kandi baherutse izibishye. Azi ko hari abantu batangiranye na uwo munsi batigeze babona kuri vino nshya. Aravuze ngo ntimuzahora kuzishaririye, nibwo mukiza. Ntabwo muzahora munywa izishaririye ngo musozanye n'abataratangiye. Bambe hari abashimye ufite amakuba. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo yahoraga ngo ajya kuvumba amashimwe y'abandi. Nawe hari amashimwe mashya, hari vino nshya. Yesu yahaye vino nshya abashyitsi, ayiha abasangwa, ayiha abigishwa n'abavumbyi baranywa. Dusoreza, abadafite vino tuba turiho amaraso ya Kristo. Niyo vino nshya, nibwo buntu bw'Imana, nibwo bwatukijije, nicyo gitambo gihoraho, nicyo gituma natwe tuvuga ibigwi by'umucunguzi. Imana ibaha umugisha ku bwa Kristo Yesu. Amen. Amen. Nta kindi kintu twarenzaho. Turashimira cyane Aniseti, Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha cyane, kandi ikomeze imwagure, mukomereze amaboko. Amen.
umwuka w'Imana kugumeho. amen. Turashimira abantu bo kuri Mubwire TV cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo kugendererwa n'Imana, ni umunsi wo guhemburwa n'Imana. Amen. Kristo hari ibishya agiye kongera gukora. Amen. Natwe wa mugani abavumbaga amashimwe, Imana igiye gutuma dutambutsa amashimwe yacu. Amen. Mukomeze rero abifuza gukurikira ubutumwa bwiza, mujye ku Ijwi ry'Umukanguzi, niho muzajya musanga inyigisho nziza, niho Aniseti akorera ivugabutumwa. Mugende muhakore subscribe, mujye mukurikira ijambo ry'Imana. Hanyuma rero turabashimira cyane, natwe mukomeze mukore share, mukore like, mukore comment. Nimushima tuzagaruka. Aniseti utwemerere n'ukuri uzajya uduha karibu. Ni umugisha wanjye kuri njyewe, ni umugisha, ahubwo Imana inyemerere izabateremo ishyaka rituma muza kenshi. Tuzajya duhora tuza. Amen. Hanyuma dusoza reka adusengere, hanyuma Imana ibahe umugisha, kandi namwe Imana ibahe umugisha mwese, turabakunda. Yesu abahe umugisha. Nanjye reka nongere nshimire mushiki wacu Sylvie, nshimire umutware we, ndetse namwe abantu bo kuri Mubwire TV. Iyo tubabwira gukora share, tuba turi kugira ngo dusangire ingororano namwe z'ubutumwa bwiza, kandi kubabwira gukora subscribe no kugira ngo umunsi hari icyo Imana yadutumye kuri wowe ukibonera igihe bitanyuze ku bandi, kandi nubona ari ibyiza, nubona ari iby'igikundiro nk'uko Sylvie abikoze, nawe urebe uwo ukunda ubimubwire. Bimwe ushima ku muntu ubimubwire. Umuntu wakubwiye ibyo agukundira burya nakubwiye icyo akwangira wakwikosora, ariko kumbwira icyo unyange utarambwiye icyo unkundira birababaza. Yesu abahe umugisha. Reka dusenge. Imana y'ukuri, Imana y'urukundo, wigaragarije muri Kristo Yesu, ushima ko anyura mu rupfu kugira ngo twebwe abari bapfuye duhure nawe, uratuzura kugira ngo tubeho. None uyu mwanya turiho turaguhimbaza, izina ryawe nirishimwe. Nyuma y'ubu buzima hari ururembo rw'abakiranutsi, ijuru rizuguruka, rizakinguka, uzatwambika amakamba, tuzataha, amarira azashira, indwara zizavaho, ubumuga budahari. Mani Marite yararirimbye ngo tutazongera kubona abasurana mu nzu y'imbohe, nta serikezi zizacuruzwa kuko urupfu ruzaba rwamizwe no kudapfa, twebwe dukandagiye twemye duhagaze dushikamye, ngo tuzaba turi kumwe n'abera. Izina ryawe nirihimbazwe. Ibyo byose, iyo mibereho wayiteguriye muri twebwe kugira ngo ubyizera none bizamubere bityo ku munsi w'impanda. Turagushimiye. Ibiganza byacu bihe umugisha, umutima wacu wihe uhumure, umubiri uhe kugubwa neza, kandi ibitekerezo byacu ibihe gutumbiraho umukiza azava. Ku bwa Kristo dusenze twize none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.